kwizera ko kurenza ibyo byose. Ngo mwumvise ko kwizera definisiyo yayo ni imwe, nta bindi bahinduraho. Ukurira mu ry'Imana ni ukumenya ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazabura kubaho. N'ibiri n'ahangaha ariko ntibyemewe. Kubera iki? Kuko ibiri mu ijuru ni iby'amaso atarabona, ngo yuko uheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Sibyo. Umuntu abyara bwa kabiri umunsi yakijijwe, yahinduwe n'ijambo ry'Imana, yizeye Kristo Yesu. Yesu akazaza nk'ejo. Muri reka tuvuge ngo avant le 20 ko tubatiza Yesu yaza. Abatarabatizwa se ubwo ntitwahita babakondana, kandi impande bazayumva cyane, banazamurwe. Wabyumvise? Bivuga ngo umwotsi wo mu mazi menshi ni ikimenyetso, wabyumvise, kiba kigaragaje ko duhambye umuntu wa kera wapfuye, amen, hakazukamo umuntu mushya wa Kristo. Icyo gihe Imana n'ubundi nivuga, n'ubundi ni hahandi uwo muntu azahindurwa. Twongeye kubasuhuza, ni kuri Rwanda uko mumenyereye. Turabasuhuje aho muherereye hose, abari mu migabane itandukanye y'isi. Uyu ni wa mwanya mwiza tugirana ikiganiro n'abatumirwa bacu. Twongeye kugarukana n'umubyeyi wacu. Mu gihe cyashize twari kumwe, ariko hari ibyo yagiye yemera ko tuzongera kuganira, hari ibyo yagiye yemera ko twagiye ducumbika, tumusaba ko yabituganiriza. Uyu niwo munsi rero twongeye kugaruka kugira ngo yongere atuganirire. Wenda mbere y'uko twinjira mu kiganiro neza, munyemerere tubanze dusenga Imana, dushima Imana ko twongeye kugira umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana isumba byose, urera kandi urakiranuka, uri Imana ibihe byose. Hawasa nawe, uri Imana idahinduka, uri Imana ifite byose mu kiganza cyayo. Tugushimiye ko uduhaye uyu munsi, ni umunsi w'umugisha, ni umunsi w'umunezero, kuba Mwami twongeye kugeza iki gihe. Twemerere rero iki kiganiro tugiye kuganira, Mwami, kizagere ku muntu uwo ari we wese, kugira ngo arusheho gusobanukirwa ndetse abashe, Mwami, kurushaho kugukunda, kuko uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa. Bana natwe, ubane n'umutumirwa, ubane natwe twese tugiye kubana muri iki kiganiro, kugira ngo umugisha wawe ugende ube kuri twe ndetse n'abazagikurikirana bose. Umugisha wawe reka ukomeze kuba hagati muri twe, mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Umutumirwa nk'uko mubizi, twifuje ko yatuganiriza ku bijyanye no kwizera. Wenda nkoze nk'aka introduction gatoya, cyangwa se kongera kugaruka ku byo yari yatuganirije. Yari yatubwiye ukwizera kugera ku buryo butatu, cyangwa se amoko atatu yo kwizera aboneka muri Bibiliya. Ukwizera kwa mbere yari yatubwiye ko ari ukwizera kuduhesha agakiza. Ukundi kwizera yatubwiye ko ari ukwizera Kristo, cyangwa kugira Yesu icyizere. Anatubwira ukwizera nk'impano, cyangwa se ukwizera kuba mu mpano za zindi tuzi 9. Rero munyemerere tumwakire, arongera yibwira. Hari abantu bashobora kuba batamwibuka, cyangwa se ari ubwa mbere bamubonye, abibwire, noneho ahite atangira anatubwira ngo ese ubundi yo dufata gute kwizera, cyangwa se kwizera mu gusobanura gute, tugendeye muri Bibiliya kiriya gice cya mbere cya 11 cyo mu Baheburayo. Murakoze cyane. Reka mbanze mbibwira ngo nisavye, kandi bakubyumva bari byo. Hari igihe umuntu yazajya gufungura YouTube channel agira ngo akurikire inyigisho, ikiganiro, akabona abonye umuntu, akabona wenda isura arayizi ariko nta zina rye. Pastor ZIGIRINSHUTI
paruwasi ya Gasave. Imana bamugisha. Amen. Rero ku cyo muvuze cy'ijambo ryo kwizera, mukifuza ko twakongera gusubira cyane ku Baheburayo 11, ya murongo usa n'uzimije mu busobanuro bwawo. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Bizadufashe cyane. Amen. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi ko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Urumva ahantu hajemo kwizera, ukamenya ibyiringirwa, kandi wamara kugira uko kwizera kuguhamiriza ko ibyo utareba ari ukuri. Ni nayo mpamvu kwizera abantu bakoresha logike sinzi ko bayita, abantu bagendera ku byo bumva babona, bayumva nk'ubuswa. Kwizera babibona nk'ubuswa, babibona nk'ubusazi. C'est comme la folie. Ibisazi, ni ibintu by'ibisazi, kuko ntibifite logike, yaba logike intellectuelle ku byo abantu biga, iri scientifique ku buhanga, iri technique. Kwizera ko kurenza ibyo byose. Aha ndashaka kuvugaho ibintu bibiri. Ngira ngo mwumvise ko kwizera definisiyo yayo ni imwe, nta bindi bahinduraho. Ukorera mu kinyarwanda ni ukumenya ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazabona kubaho. Kumenya, iri jambo kumenya, ni ikintu kiba ku muntu kikamufungura ibitekerezo akagira ibintu amenya. Hari umuntu ugira ibyo amenya ko agiye ku ishuri. Iyo tugiye ku ishuri burya tuba tugiye kureba y'ubumenyi, ariyo connaissance je crois, ariko savoir yo tuba tuyifite. Siko muri pedagogie bavuga Ego. tugiye kureba ubumenyi, kunguka ubumenyi, ariko ugiye adafite savoir, adafite kumenya muri we, ntacyo yakurayo. Aha rero kwizera ko si uko. Kwizera ko ntibisaba ngo ujyane ubumenyi, ahubwo uwo munsi wakiriye kwizera niko kuguhesha kumenya. Haleluya. Amen. Uyu munsi nagiye nkakira kwizera kumpesha kumenya ibyiringirwa. Urumva hari ibintu byitwa ibyiringirwa, hari ibintu byiringiwe. Ibyo byiringirwa rero ntabwo birimo aya mazu tureba, amamodoka umuntu atunga, amashuri umuntu aziga, ahubwo ni ibyiringirwa bitaboneka. Ubwo twavuga nk'iki Pastor? D'abord ijuru. Duhere ku ijuru. Ubundi tugera ku ijuru tuvuga n'ibirimo byose twiringiye, nubwo tutarabibona. Ugasanga umuntu abihamya, ugasanga arabyizeye rwose, inzu yanjye yarateguwe, akarimbamo indirimbo, ibaza indirimbo ngo inzu yawe yarateguwe. Muri make bigereranya n'ibyo abona hano ku isi. Yego, en fait umuntu abigereranya n'ibiri n'ahangaha, ariko ntibyemewe. Kubera iki? Kuko ibiri mu ijuru ni iby'amaso atarabona. Aho niho naringiye urumva n'umuntu bafatira reference kuri n'ahangaha, ariko ibiri mu ijuru ni iby'amaso atarabona, amatwi atarumva, umutima utaratekereza, birenze umwana w'umuntu. Noneho rero kwizera, Abaroma igice cya 10 umurongo wa 17 hakavuga yuko guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Kwizera guheshwa no kumva ijambo rya Kristo. Bitugaruka kuri kwa kumenya twumvise mu kanya, kumenya gusa ngo kwintangaha n'ubundi kugira ngo umenye inaha mu isi, kugira ngo ugire icyo umenya
ni uko wumva. Mbese siko bimeze? Wumva umwarimu ku ishuri, kandi iyo umwumvise nyine uramenya. Ari nayo mpamvu abantu biga ubumenyi bw'ibanze busaba ngo ugende wicare imbere ya mwarimu avuge umwumva, si koko? Nyamara hari igihe kigera rwose ugasanga abantu bashobora kwiga batari imbere ya mwarimu en distance, bitewe n'uko ubumenyi bwabo bumaze kugera ahantu niba barimo basoma baraba barimo bumva umwarimu, kuko ni igitabo cye, cyane cyane mu ma PhD, mu ma lisansi n'ama masters, ukaba recherche, kandi izo recherche akenshi ni ibitabo. Ariko ugasanga basabwa kugira gutya wenda nka rimwe mu cyumweru, rimwe mu kwezi se umwarimu akabahagarara imbere akavuga bamwumva. Uko kumva bagiriye ku kigo hariya, ku ishuri hariya, kuri universite runaka, ni hariya i Butare se na SFB, ni hariya i Remera muri Kiye, ni muri Amerika, ni mu Bwongereza, aho hantu hose umuntu yumviye ibyo yumvise bimuhesha kubimenya, nubwo yahoranye savoir. Twebwe rero iyo turimo twumva ijambo rya Kristo, ari ryo uwo munsi riduteramo kwizera, nta kindi dutwara. Tuvuge se ngo umutima n'ubu tuba tuwufite, kandi tuba twarumvise kenshi. Uzandebere uzasanga hari abantu bakubwira bati njyewe nteranye kenshi Nyarugenge, nteranye kenshi i Gasave, nteranye kenshi aha nawe, nteranye kenshi, ari ugasanga ameze nk'uhora ari umushyitsi, nta kintu ahindukaho aho. Yego, ndetse nta nubwo arashaka kuba urugingo rwaho, twita membre de l'église. Ntibabaho urimo baze, mwibwira ko rero ntibabura iki, kandi ko ijambo ry'Imana uko yateraniyeho ryaravuzwe, kuwa gatatu yarahiriwe iravuga, muri ranshawa risasaraza, kandi arumva. Ariko njya kureba usange ntabwo arashaka kuba uwaho ngaho, ndetse nta n'ibintu byinshi arahindura, icyo twita aparama, sibyo, ahagaragara inyuma ku mubiri, nta byinshi arahindura. Tuze kwibaza ngo none se nuko batari yumva ngo yizere, uby'ukuri aba yumva akanizera, icyo gihe ikiba kuri we ni cya kintu twita doctrine, imyizerere shingiro. Buriya umuntu wese wizera Kristo, akizera ko yapfuye kandi akazuka, akizera ko azavuza Imana tukamusanganira, akizera ko ari umwubatsi w'amazi menshi n'umwuka wera, akizera umuzuko w'abapfuye, akizera ibyo bintu, uwo muntu tuba duhuje icyo twita doctrine, imyizerere shingiro, kugira ngo iryo jambo risobanure. Hanyuma ikiba kirimo kinanira uyu muntu ni discipline, imyitwarire, imyifatire. Iyo rero ihinduka gahoro 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 gahoro, nabwo kandi bitewe n'iki? Nuko yemeye kuvuka muri kwa kwizera. Kuko kwizera kurabyara. Reka dusome ijambo ry'Imana mwumve, birumvikana rya jambo ry'ubushize riragarukamo, Abaroma igice cya Abaroma igice cya 10, ndasoma umpereye ku murongo kamere ku murongo wa 8, sibyo? Ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, iryo jambo ryo kwizera, ibyo tubabwiriza. Niba watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Yego, kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Reka manuke ngiye hepfo ku murongo wa 14. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva?
kandi bamwumva bate ari ntawe babwirije, kandi babwiza bate batatumwe. Tumanuke hepfo ku 17, dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Haleluya. Amen. Umunsi umwe Michel ZIGIRINSHUTI akiri uwo yari we kera, uko yavutse iwabo, yitwa uko nguko, yarize cyangwa atarize, nawe kandi hari aho yasengera byanga bikunda, ariko umunsi umwe yumva ijambo rya Kristo. Uwo munsi aryumviseho, aha mu mwanya amazina yanjye washyiramo irya undi washyiramo irya. Uwo munsi yumva ijambo ry'Imana rya Kristo, uwo munsi arizera. Uwo munsi yizeye, nawe yatuza akanwa ko Yesu Kristo ari umwami. Yizeje umutima, yatuza akanwa. Imana ishimwe. Amen. Uwo munsi yizera ibyiringirwa, ibyo Kristo yiringiza abantu. Ndaje ndasoma umurongo. Kuva uwo munsi yizeye, yatuye, abarakijijwe, ababaye umwana w'Imana. Ahangaha amenyesha abatwumva ko uwo munsi nibwo umuntu aba abyawe ubwa kabiri. Dufite abigisha bamwe bakora amakosa, ariko ntabwo nabarenganya, ariko babizi, bakavuga yuko umuntu abyara ubwa kabiri yabatswe mu mazi menshi, ariko sibyo. Umuntu abyara ubwa kabiri umunsi yakijijwe, yahinduwe n'ijambo ry'Imana, yizeye Kristo Yesu. Dore impamvu nkwiye gusobanura icyo kintu. Uzi ko biriya bintu bikomeje kuriya, bashobora guhagarika imitima. Deja nakiriye ibibazo nk'ibyo, bahagarika imitima y'abashobora kuzagenda impanda ikavuga ko batarabatizwa. Nese ubu ngubu muranyemeza mwese abankurikiye, muranyemeza mute yuko impanda izavuga abantu bose bakijwe baraturwa mu mazi menshi? Murabinyemeza? Ntabwo bishoboka, bien sûr. Kuko niba igasaba duteganya umubatizo kuri 20/8 nibwo twe tuwufite. Nyarugenge kwa uteganya mu gihe iki n'iki, Nyamata wari uteganya igihe iki n'iki, sibyo? Ikibungo wari uteganya igihe iki n'iki. Yesu akazaza nk'ejo. Muri reka tuvuge ngo avant le 20 ko tubatiza, Yesu yaza. Abatarabatizwa si ubwo ntutuma babakondane, kandi impanda bazayumva cyane, banazamurwe. Wabyumvise? Bivuga ngo umwotsi wo mu mazi menshi ni ikimenyetso, wabyumvise, kiba kigaragaje ko duhambye umuntu wa kera wapfuye, amen, hakazukamo umuntu mushya wa Kristo. Icyo gihe Imana n'ubundi nivuga, n'ubundi ni hahandi uwo muntu azahindurwa. Yiyambura umuntu wa kera, hazamuke umushya. Ntacyo bitwaye Yesu. Urumva? Cyangwa nuko abantu bahinduka bakaba abakristo. Tukiri mu isi umwatsi uremewe, ni na ngombwa rwose. Uwukerensa mu gihe cyo tukiriho bikemewe. Yesu yabimubaza. Ariko uwo bizagwira impanda ikavuga atarabatizwa, atari we wanze ku giti cye, ntacyo Yesu amubaraho. Akiri muri ya mihango yo mu yego yo mu itorero, yo kwigisha umubatizo, kugira byose, ntacyo bitwaye. Noneho icyo nshaka kuvuga ngaha rero ni uko bavuze ngo kwizera guheshwa no kumva ijambo rivuzeho, sindusubiramo, kumva ukazumva n'ijambo rya Kristo. Aruguru hatubwiye ku 8 ijambo rirakwegera ndetse riri mu kanwa kawe. Umva iryo jambo ukuntu bivuze. Ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Bivuga iki rero? Umunsi twumvaho ijambo ry'Imana, ntabwo ari bwo tuba tumenye ko ririho. Ntajwi ririho ahubwo ntitwajyaga tujya aho rivugirwa. None kandi umuntu ashobora kujya mu rusengero kenshi, yego, akaba ari naho azanaryumvira, kandi amaze igihe anahaba, nka wa muntu wahoze uvuga, ariko ntacyo riramuhinduraho. Biraterwa n'ikirere. Icyo nshaka kutuvuga, buriya umuntu muri we, mu mutima we, afite ibintu azi bituruka kuri rya muri cy'umutimanama cyangwa umutima. Mu Baroma igice cya 2 havuga ibyo bintu ko umuntu wese muzima arabifite.
umutimanama cyangwa se uhana. Si koko yego uwo muhana kandi nawe uhinduka ukanamureka muca urubanza. Iyo ntabwo turabiganiraho imikorere y'umutima, oya ntabwo turabiganiraho. Ubwo ni ikintu tuzaganiraho. Ndabona tuzajya tuva aha ngaha buri gihe tugize umwenda twemerera abantu sinamenya niba tutazabikorana. nta kibazo ariko ndabyo rwose rwose. muri imbere y'Imana umutima uhana, umutimanama ni karemano ku muntu wese. Ari niyo mpamvu ubona hariho abanyabyaha umutima uza gukora ibyaha kandi bari babiteguye. Nta Yesu arakira ariko umutimanama, umutima uhana ngo ariko waretse kuyahana, waretse kujya kurwana hariya, waretse gukora iki cyaha cy'ubusambanyi, waretse ariko waretse kurwanya ibi bintu. Ariko isinya kuri biba ari impimbano, waretse guhimba ibyo byose ay'amanyanga abantu bose bakora. Ugasanga umwuka sinavuga ngo umwuka wera ahubwo ni umutimanama ubimubuza. Ntavuze ngo ijambo rirakwegereye kandi rero umutima wawe. Noneho cya gihe cyo kumva sasa, noneho n'iryo yumvise riturutse hanze ye, outside. Yego aryumvise, uwo mwanya riragenda rikora kuri bya bintu umutima wagiye umubuza. Ibyo yumviye n'ibyo atumviye. Ese mwagira ngo gutsindwa ni iki? Gutsindwa mu iteraniro umuntu agatsindwa mukabanje kwihana biba biturutse kuki? Biba bitewe nuko noneho yumvise ijambo, uwo mwanya yumva riramuhinduye, yumva rizeye, rimwiringiza ibindi bintu, ariko nimuga ko ibintu kubibona ari ukubanza kwihana. Ukihana bya bintu byose umaze iminsi urimo kandi wakoranaga n'umutimanama, umutima uhana. Yanditse mu gice cya 2 umurongo wa 14 kugeza 16. Umva uko nasobanura kwizera dushingiye mu Abaheburayo 11.